mizigo nabitse bajurira ibyo mfite byose ku mutima urugendo nagiye sinzi niba nzarusoza kumva ntazi herezo. Ukeneye kwamamaza kuri iyi channel hamagara 0781515024. Bimeze neza umusa. Imana ishimwe kabisa igikorwa twa tumaze igihe turi gutegura tubonye kigenza amahoro. Kigenza amahoro nanjye nk'umuntu wari uhibereye nyine nababera umutangabuhamya tu uko wari ubyiteguye basubonye bigenze bite? Nk'umuntu wese uri gutegura igitaramo abafite ubwoba ko ari bubura abantu cyangwa se ko imvura iri bugwe abatekereza ku mbogamizi cyane cyane. Ariko twe turashimira Imana kubi byose byagenze neza. Imana ishimwe. Ariko man ngiye nari nabyibagirwa ku kintu cya time management kubera iki kiri gukunda gupfanga. Time management na ahantu hose ikunda gupfa man. None se ntago wari wajya muri gare ngo urebe itike yawe yanditseho nka saa 6 n'igice n'urugero igahaguruka saa 6:40. Ntabwo ari urwitwa nta kintu twaburaga kugira ngo ibintu bitangire usibye gukomeza gushyushya abantu kugira bajye muri mode y'ikirori. Ntago abantu ko yinje wahita umubwira ati dore umuhanzi ari imbere ye ntago yamwakira neza. Ari igikorwa nyamukuru cyari giteranyije bari abahanzi bose twagiye kubona hari umunyarwanda wenda uri i Kigali utarigeze agira amahirwe yo kumenya ibyo bintu ngo byari biki ubundi muhereza ishusho. El Clasico murabizi yaradufashije byatari so kwari kwerekana mu mashusho nyamurasa yankoreye ku ndirimbo yanjye yitwa Namujyana nakorewe na Leonce Beat nk'ibisanzwe. Nicyo gikorwa nyamukuru ariko no kongera guhuriza hamwe abahanzi urabizi ko kano niko kazi dukora. Iyo rero nabonye ibiraka bya buri kwezi naburara cyangwa se nkabura icyo nambara. Ni akazi ariko nanone kagendeye ku gikorwa cyanjye nyirizina. Ku premieringira ku mugaragaro ku zindi platform wayigejejeho? Kuri YouTube iriho. None se sofa uri kubona akantu iri gutangira kukinjiza ku buryo nizere ko ngiye kwinywa. Gerageza gukora promotion ku mateleviziyo, gukora promotion nk'iyo The Ben yakora, nk'iyo Riderman yakora, nk'iyo undi muhanzi wese ngo mu Rwanda yakora kugira ngo icyo kintu tugisibe mu mitwe y'abantu. Hari ibintu byinshi twagiye turwana nabyo tukabisibya mu mitwe y'abantu bo mu ntara bamaze kutwumva bamaze kumva ko turi abahanzi bakora ibintu byiza nk'abandi bose bakundaga kuva mbere. Ntago bakidushagura. Ni ukuvuga ngo rero ni za promotion no gukomeza gushyiramo ingufu. Nahereye iwacu ngera za Musanze ngira ngo mwarabibonye. Ndashaka kuzenguruka na za Rusizi, ndashaka kuzenguruka igihugu cyose cyane cyane umujyi wa Kigali. Yes, ni Shafty twari turi kumwangaha. Igikorwa yarimo premieringa video yiwe nshyashya afite ya Namujyana. Video nanjye nagaragayemo. Mbere ya byose reka tubanze twereke abantu baje hano indirimbo yaduteranyirije hano sibyo? Cyakira indirimbo bita Namujyana. The premier video aje kuyimurika ku nshuro ya mbere. Yo DJ Namujyana. What? Shafty Riley, Leonce Beats. You know what time it is? Makumyabiri ibanga ikubitira Rwanda. Namujyana.
subscribe. 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 Mukore subscribe and share. Mukore subscribe and share.